iyo nza kumenya ko ucuza akanyanga n'urumogi ntago mba nayemeye ko dushakana. Allah undi se kugifite garuriro wasubiye iwanyu cyangwa uzi ko kubana nawe hari icyo bimariye. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. waramutse mama. Ese ko ndeba ufite ibitatsi uyu munsi uraryiga? Tatsi babyanzengereje. Oya vana ubunebwe aho ngaho ajya ku ishuri kandi jya ugenda umeze neza, ibintu byo kugenda wigize nk'ikirara ntago. Mama jya undeka njye nigendeye nk'umurasita. We ariko mama njye ndi kumva nashaka no kujya ku ishuri. ukumva ushaka gukora iki? Jya gufata isuka mu nzu ujye guhinga rero. Mama njye ntago najya guhinga, ntuzi ko na papa atigeze ahinga. Ubwo jya kurangura urumogi, so ntago yagiye kurangura wenyine akagusiga uryama. Ahubwo se mama wajya ubwira papa kama kuri ka kanyanga nanjye nkiga nkajya ku ishuri numva bimezemo neza. Ngiye mba mbona utari muzima, nose uranga ishuri ungana gutyo urumva uzakora iki? Bari bwageze imyaka 18. Ariko mama uzi ko usigaye nsuzugura, njyewe mfite intego yo kuzaba umuhehesi kandi mu ishuri ntago babyigisha. None ubwo se ntubyumva ko ibyo byabyimbye, ndashaka kurivamo nyine. Gikubyimbana rero uri aha ngaha, uzashaka ahantu ujya wariho rizakubyimbanira. Nukuri kw'Imana mama, kumatira kwiga n'ubundi nta kintu nkuramo. Nukuri kw'Imana mba ndi kumva muri kunyicira mu mutwe, munsambanyiriza n'ubwonko. Igihe rero uri aha ngaha ugomba kuryiga agahanga kakayaga. Mama nukuri kw'Imana hari igihe umatiriza kwiga, hari igihe nzagenda singaruke. Uzagenda nitesha mutwe ryawe ugira, wenda naba nduhutsemo. Hari igihe buriya papa azagukubita agahiri mu mutwe ugahita uruhukira ikuzimu, kandi burya uzabibona. Ahubwo ntunganya neza, gira vuba. Wimbwira amagambo menshi igenda ujya ku ishuri. Ahubwo ntunganya neza. Narakwibyariye ariko ndabona naribyariye ikisha, wowe uzanyicira mu nzu. Dore wambariye bibi. Nanagerekeranyije udupano kugira mwarimu ntankubita ntaza kubabara. Cya gikobwa cyo ku ishuri ndasanga cyarambiwe kigendeye pe. Banguka mama banguka, cya gikobwa cyo ku ishuri nasanga kigendeye. Wachi agakoti se kugasigaranye urokambara. Zan hano manoze anoze. Kutarihinduza se njye urabona ndi buryamba bimeze. Reka mbikore. Ahubwo buri jya wibuka ko ari njye mugabo usigaranye hano njye. Mba nkwereje ku ishuri kwiga, ntabwo mba nkwehereje kugenda wirirwa ujyana n'ibirara mu mirima y'abaturage mujya kwimyembe n'ibiki. Ahubwo imigiceri njye kuza kugura katurade, hari ahantu njya kwiba imyembe ushobora gusanga iri idahiye nkayirisha katurade. Ibi si byo maze nkuhana, ndakuguramo inyanya agenda ku ishuri asanga byahiye. Wakinguriyemo amagi se nkagenda? Oya, jyure ku umuco mubi kandi wumva mwarimu ibintu akwigisha neza ufata mu mutwe.
nanjye hari igihe usanga ambwira ibyo atazi nanjye ugasanga bimubwiye nko ku bintu bijyanye n'ubujura cyangwa se ibyo kuzaba umuhehesi ninamara gukura. Ibyo bintu wishyize mu mutwe wa mwana we ushaka ubikuremo. Iki gihe ngo uzanzana amanota mabi nzakuzirika ku ikabure ngo ukubite. Ako mama Oya uriya umenya yuko hari n'umukobwa uza kuza muri iyi minsi wo nateye inda ku ishuri. wagize iki? Hari umukobwa ku ishuri bateye inda ngo azaza kudusura. Nimba azaza kutwereka umwana nanjye simbizi. We utazakinisha mico mibi. Urabona aka kazi umbamo nta munani mfite urabizi. Iyo mico mibi njye ntago nayijyamo. Ngashogoshera ujya ku ishuri. Mama kanigendera umutima mubi mu busigarane. Garuka wacana. Garuka hano. We. Garuka. Nawe uri kungendaho. So bigenze bite kandi? Nakubwiye ngo sinshaka imico mibi. Utangiye kumanura ikabutura ukiri nanga. None se sinambariye mu micikopa. Ndakubwiye ngo zamura ikabutura. Sinambariye mu mico. Ndavuze ngo zamura ikabutura. Nzane yacu n'ubisa ngukubita umutwe ngumene. Nawe uri kungendaho. Azundi mama. Zamura utebeze. Ubundi warebye kuri kakanyanga uko n'umuntu ngiye kujya ku ishuri. Namwe kuri kakanyanga mba numva bitandimo n'ubundi mba ndi kwitekereza kakanyanga niyo batwigishira amasomo sinyafata mba ndi kwitekereza kakanyanga nasize munsi y'igitanda wajya ukazana nk'inkwera nkagenda numva bindimo nagiye mu bifuri. Mwana urashaka kuzankoresha amakosa? Nasi kubizi ibari yanjye ukubizi ngiye nywaho. Oje nanjye ni nko kwihumuriza ukubizi ngiye ndenza n'agapfundikizo nzanira urajyango so aza kunkubita. Oya ntabwo nyaruka mama nyaruka wa mwana ndabona uzankoresha amakosa. nta makosa nayo wagiye ku ishuri basi nzanira nsomeho gake ni gake nyaruka ni gake kanwe gake mbone wamvira hano kandi wa mwana gira vuba papa ataza akabaza impamvu natinze ashaka sanga nyiranga yadukukana genda ukanzanira genda uzane ibi bintu ntago byemewe utazabigira akamenyero nka kwica. Ariko mama nawe buri kwica ibintu ubundi bavuze ko muco wa Kinyarwanda nandi uri vugira ubusa ubwo nawe wasanga ari byo uri kunoteza ahubwo mereza n'inkwere nikiremo ibifuri ko muri abakera wasanga muri kuzana ya mico ya kera ngo nandi uri vugira ubusa ibyo wasanga ari byo uri kunoteza ahubwo nshyiramo n'inkwere. Aha kangoye gano n'inkwere maze uzabigire so ko njya nguha. Ayiwe ntabwo nabivuga. Ese gira vuba buriya ahingutse nkahara na muganguye neza hano osh Sheri oya jya ku ishuri utangira mico mama kanjye ndo kavuga vuba. Fata inkoni ihuta jya ku ishuri cyane gitangiye imico nzagishoborara sha narakwibyariye nari nzi ko we basi nzakurokora ariko uranze ukurikije imico ya so. Chính say they wise. Rồi mua mà. Hello. Mama. Bambi. Ani huyu. Hello. Goma
Maneza ndahari tebuka cyane icara hano mubwiza ukuri polisi zari zinyishe zari zimbambye kumva neza polisi zari zinyishe akigera hano kumva mbona uri gutinya kwegera hano polisi zari zinyishe ikindi rero banze ndebe neza utazagira umuntu twinjirira uri kureba hariya hepfo bari banyice muri uriya muhanda umva ukuntu bimeze rero maze ujye kubika kinga neza ariko ukomeza ushaka azajya umuntu uza twinjirira abone njye ndashaka kuguha agasopo ndashaka kuguha agasopo ikintu wowe urumogi rw'ejo bundi rwifashe urarufunze ngo ukuyemo ngo bori 120 bishoboka bite ko ukuyemo 120 ururiya nzanye n'imvune uzi kujya mve mu rufunzo bari bankubise sasa ujya kabona njye urashaka nzagende ncikire yakaguru ncikire yakaboko hejuru yuko nza wajya gufunga ugakuramo amafaranga makeya bishoboka bite kucyukuramo amafaranga makeya kandi urumogi ari rwinshi urumogi ari rwinshi nkira kanyanga buriya wambwira ngo ishize gute sinabonye hasigayemo litiro imwe ishize gute ese wayitanga umuntu aza kugura ikintu n'umwumvisha uko bimeze wowe ufata kanyanga ukayumvisha nyumvira pe nyagasani mana se nindakugurira tawuziko zose ziba zimeze kimwe none se uri muzava wumvisha n'abapolisi bahite bantwara bazagutwara ngiye nagiye nimbimenye ntaragira hano nikomereze nigendereze nkwihorere kuko nta kintu naza gusobanura hejuru y'ubugoryi bwawe kwanza umukiriya wese ujana ntago ababizi ko ngiye naramubwiye ati ukigerayo urabizi ko gerega baransuzugura kuko ndi umugore siwe ariko se nutabinkazi mu rugo ninde uzabinkazi wagakwiye kubinkazi kubera ko buriya ngo umugore ni nka shitani umugore ni nka shitani kashitani nayo urabizi ko kikigira ubugome rero nawe ugomba kugira ubugome nk'ubwa shitani kugira ngo ukurikize mwene wanyu shitani uzi ko buriya ari inshuti y'abagore shitani buriya ni umugore kubera ko ari n'umugore rero n'ubugome mwakakwiye kubunganya ukajya ubunganya na shitani ni gute umuntu wese aza hano ukamwumvisha ugafata urumogi ngo ugiye kumwumvisha kanyaka ngo ugiye kumwumvisha bishoboka bite ubutaha ntabwo bizongera ruriya rumogi rugombe rubonekemo 800 nubwo nduranguye 200 ariko rugombe ruvemo 800 ubanza nzayibagamo ariko basi none ariko biterwa n'ukuntu umuntu ujya acuruje n'ukuntu isoko ryaje ringana wajya wumva ko ibyo nabyo mu mbogamizi mu gucuruza biza nta mbogamizi ziba mu rumogi yego nta mbogamizi ziba mu rumogi abantu banjye nababwiye yuko hano ibori ni amafaranga 500 utayaguha byihorere ibori ni 500 kandi nabwo ni ndakara nzayishyira ku gihumbi ni gute nzajya nyita kandi kangana gute ruriya wafunze ni runini ruriya uzi ko impamvu ubona n'abakiriya bazana ari benshi ari ukuvuga ngo twafunze runini telefone yanjye iri he ntayo ufite se ntayo mfite nayisize hano wajya Kongo wajya mu Burundi ukagendana n'inuzi ndukura mu Burundi epfiriye wowe unagenda na telefone bazamfata bayinyaka uzikira telefone biriho amafaranga mba ndi kuvuga ati mama neza nagira ikibazo arakuraho amafaranga agenda ubwo ni urukundo ko bagufashe se ntakwihakana ntatamwihakana ndamugana uwo muntu ntawe nzi niyo mpamvu sawa kuko wakumva muye n'ibibazo wahita unyihakana sawa none nanjye nzagenda mbwira gitifu ahindure none twavanze umutungo bite nyina mu bwati okay hindura ushyiraho ivangura umutungo kuko nzagira mu bibazo ningera mu bibazo uzanyihakana oya nyine nzajya mu bibazo nyihakana ngiye nabona uri mu mazi abirangiye nkaza tukabirana nayagutamo nkahita ntega iwacu ndahazi wagiye yose hakiri kare wagiye hakiri kare aho ngiye noneho kare ko ubuzima bwanjye nabukomeza kwanza noneho neza uhita umubwira neza agiye agiye ku ishuri uriya mwana agomba ave mu ishuri njye mujyana kurangura urumogi ntago wambwira ngo umwana wanjye ngewe abyuka ajya ku ishuri guhera kwa mbere kugeza ku wundi kugeza kwa gatanu none nsigaye mbona yari haraje ngo ibintu ngo kwiga kuru kuwa gatandatu ngomba kujya mujyana akaza yikoresha kandi yakanyanga kuko uriya ni n'umwana
umwana wanjye ntabwo wamushyira muri ibyo bintu ngo wemerere. Oya twumvikana aho ngaho. Wowe ibyo ngibyo murabivuga kubera yuko umaze kubona ko amafaranga ahari kwa kuri kwicara hano umuceri ukarya akahungu ukarya ibirayi ukirira ugahaga. Noneho buriya mbaye nayafite nibwo wabimenya. Umva umwana wanjye ntago ashobora kuzajya byuka ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ngo yagiye kwiga. Nzaye ngenda njye kumukorera urumogi nako wapi ijerekani ya kanyanga. Erega uriya mukire mugenzi wanjye yarambwiye ngo asekandika kuba ngo mugenzi wanjye yarambwiye ngo systeme ya kanyanga iyo ufashe umwana ukamuhereza ijerekani akayikorera polisi ntishobora kurabukwa nta nubwo ushaka kumenya ko ari kanyanga kuko umwana wabazi ko avuye kuvoma. Rero nanjye umwana wanjye agombe ajya kwikorera kanyanga. Umva nkwiyamane nayo magambo uri kumbwira. Umwana wanjye utazamushora muri iyo mico mibi yawe. Batazamufata n'icyo kibido cya kanyanga uri kumbwira akamufunga. Nkwiyame wa mugabo. Okay. Reka noneho ibyo bintu byo kurangura kanyanga n'urumogi mbivemo noneho kuko naranguraga urumogi na kanyanga nkabatunga noneho namwe reka mbivemo noneho mu ntunge. Mbivemo mu ntunge. Reka mbivemo mu ntunge nta kibazo. Bivemo tuzaryayo wamaze gukoreramo. Imvura bwa bugoryi bw'abagore ariko neza usigaye urutwana neza wanjye kurusha ubwenge. Yaba hari ngo urebesha imfura yanjye inama ingira hanyuma ayo mafaranga nituyarya agaciro zabaho gute? So kindi zabibyara ikindi abagore mutekereza nko hasi yanyu. Kindi zabyara ikindi izakibyarira mu rugo rwanjye. Nzakora bino bintu by'urumogi na kanyanga. Umwana wanjye azakurira muri kanyanga n'urumogi ibintu by'ishuri noneho njyewe ejo nzibeshye nze nsange ngo wamujyanye ku ishuri mite nkohereze wa nyoko. Wowe urafata umwana wanjye uriya n'imfura njye naramwibyariye uri kumva neza. None niba hari abandi baguteye induzabimbwira umwana wanjye ngiye kumutoza kurangura kanyanga n'urumogi badufata anyitangira bagenda bamufunga njye nsigara ndi gushaka amafaranga yo kumufunguza. Uri kumva uriya mwana njye naramubonye ibisyoko byaramwishe. Uriya mwana yifata akanasinda n'ikintu yanyweye ariko nzaramuka nsanze bamumereye kuri kanyanga nzahita nkutema. Nzahita nkwereka ko nta mikino mfite ubwo duhomba kwanza uhita za miliyoni 10 naguhaye ejo uhita umerezaho 9 usigaranemo ziri 10 nkwerekana ngiye kuzijyana. Iyo nza kumenya ko ucuza kanyanga n'urumogi ntago mba nayemeye ko dushakana. Allah undi se kugifite garuriro wasubiye iwanyu cyangwa uzi ko kubana nawe hari icyo bimariye.